Umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Kedi Official, turabasuhuje kandi tubaha ikaze muri aya makuru agezweho yo k'uyu mugoroba wa tariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2024. Hanyuma rero nk'ibisanzwe tugiye kuba tugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mubizi neza ko muri iyi minsi hari kubera urugamba rw'injyana muntu mwabanumwe. Uyu munsi hano rero turaje tugaruke uko byiriwe bimeze muri access zigiye zitandukanye, yaba haruguru ahangaha mu kibaya birumvikana ni muri access ya Kibumba. Muraje mwumve ibya drone ya FARDC yabashe kuvogera ikirere cya M23, ariko noneho hano muri axe yo mu kibaya. Hanyuma kandi tuze kubabwira buryo ki M23 yaje kuba ihandoringa iki kibazo cy'i drone. Ku rundi ruhande ariko turaza kuzamuka mu kibaya twikoze gatoya ahitwa za Rucuro centre ndetse na za Nyongera, tuze kugaruka mu by'ukuri ku rugendo rw'amahoro cyangwa se urugendo rw'ikizere rwakozwe n'intare za Sarambwe n'abakadazi bazo. Birumvikana ni bamwe bari basoje amahugurwa, dore ko bakoze kose cyangwa se bari bamaze igihe kitari gito biga batozwa indangagaciro z'icyama cya M23 AMEMUTA n'iza AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Iyi mbaga y'abantu rero mu by'ukuri yari yakwiye iriya mihanda iyo muri Rucuro. Turaje tugaruke mu by'ukuri ku by'umuhango, aho mwenyewe Colonel Nanga yateraga muri aravuga ati rwose Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Birumvikana ni ya ndirimbo rwose izwi cyane, bavuga bati Kongo igomba kuba yubakwa natwo bwacu. Hanyuma kandi n'umuhango cyangwa se n'urugendo umutambagiro Mutara muri Tadikede habuze gato yendaga kurwita umutambagiro mutagatifu, ariko reka mbabwire ko ari urugendo rwose ngo rufite icyo rusobanuye. Harimo kwereka ko uwitwa Tshisekedi, kwerekana ko uwitwa Tshisekedi agomba kuba azi ngo twangushe ngo kuko uru rugendo rutangijwe n'izi ntare za Sarambwe binyuriye mu cyitwa AFC ngo rugomba kugera Kinshasa, rukagira iyo ngiyo za Kamina, rukagira iyo ngiyo za Rubumbashi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, dore ko ari urugendo rwagaragayemo icyitwa intama imwe. Abenshi bahise basimukira mu archive bazana mu by'ukuri amwe mu mafoto ya RPM mu by'ukuri baza kubohora u Rwanda, bari bitwaje rwose imwe mu ntama rwose yari ifite ibara rimwe yitwa AFC. Rero uyu munsi cyangwa se M23 nabo muri uyu mutambagiro bari bafite intama mwabantu mwe. Abantu baravuga bati nyamara abantu bitonde, atamateka agomba kuba yisubiramo hano hakurya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaje tubabwire kandi ku kinyamakuru bita ngo ni Bloomberg mu by'ukuri cyamaze gutangaza ko u Rwanda ngo rufite 3,000 by'abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo Kinshasa. Ese ibi bintu cyabivanye he mwabantu mwe? Turaje mu by'ukuri tubatotorere ibyaya makuru, dore ko iyo mwenyewe retired kedi twagafashemo mwabantu mwe muba mugomba gushyira icyanga cy'amakuru mu by'ukuri, cyangwa se icyaka cy'amakuru tugomba kuva muri studio aruko tubashe kuba twakibamara. So nimukane subscribe rero, hanyuma kandi mugerageze mukande like ndetse na comment, ni ingenzi cyane. Ku rundi ruhande ariko undi musado ukomeye cyane ni ugusharinga video zacu, ubundi Kedi Official igakomeza ikaba ubukombe, kuko murabizi neza ko mu by'ukuri twarahiriye kubadondosha za nkuru zikiri moto. Mbere uko twanzikana aya makuru kandi rero mureke rwose dukomeze kugenda twiyegereza abavandimwe badukunda cyane by'agahebuzo, by'umwihariko dusuze abatalamu bakunze kudukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana Françoise ndagusuje cyane, urabizi neza ko rwose umutalamu Kedi nkuko nawe wateretseho urushinge rwose uravuga uti iyi wifi izi bando nta mpamvu yo kujya kureba TikTok ntarumva umutalamu Ritadi Kedi ngo numva ibyo yabashe kuba yadondosha kuri urubuga rwa cyangwa se kuri uyu muyoboro wa Kedi Official. Ndagusuje cyane rero wowe Andrada mwenyewe rwose hariya za Colorado mwenyewe rwose ndagutayije cyane, ariko nanone rwose ntago nava muri ariya mareta agiye atandukanye, yabyo za Ohio, za Texas, za California n'izindi zigiye zitandukanye. Rwose ndabizi neza ko mwenyewe mumwemera cyane, ariko rwose nanjye mbabwire ngo love you so much. Suza cyane abari muri Canada, suza abari muri Quebec, hanyuma kandi suza cyane mwenyewe koko mubwira nti ko ntaheruka kumva ko ntaheruka kubona batera utoki hejuru utwereka ko uri tayari cyane cyangwa se uturyamyeho bimeze bite. Hanyuma kandi reka suze by'umwihariko
abakunzi bacu bakadasohoka di bari hano mu Rwanda birumvikana ujya gutera uburiza arabwibanza hano mu rw'imisozi igihumbi hariho abakunzi benshi cyane bavuga bati umutara muri Tadikedi iyo tukumvise rwose nibwo dusinzira tukabona ibitotsi. So ngayo nguko rero rwose mwihangane gusohoza izina kurindi byagorana cyane, murabizi neza ko tuba turipuka cyangwa se tuguruka moja kwa moja, niyo mpamvu rwose tuba tugomba kugerageza kurezima ubundi ibindi rwose mukabiturekera tukabavira imuzi n'umuzingo ibyaya makuru. Hanyuma rero mureke tubanza tugaruka kuri inkuru ya Bloomberg yamashe kuba yemeza rwose ko ngo u Rwanda rufite ng'abasirikare 3,000 muri Congo di. Abazungu rero nabo ntabwo boroshye, baricara hariya babona ibintu bimeze neza, babona Kisekedi byamucanze, sinzi niba ari Kisekedi abana batumye bagahita bakozi baba muri wino bakaripura. So ni ikinyamakuru gikomeye cyane cyitwa ngo ni Bloomberg, aho rwose ngo u Rwanda rurimo gushinjwa kuba rufite abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera ku 3,000. Iki gitangazamakuru kivuga ko ari amakuru cyahawe n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi. Nyumvire, ubwo dushatse kuvuga za Amerika, zo ngizo nyine, byo yashatse kuvuga ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, za Amerika iza kwisonga. Ko nyine niyo bavuze ngo umuzungu hano haba yaribye akavuga ati ngo dukomeze kurya kure ya maminire Kongo, reka nanone twongere tukubitamo indi turufu ishobora gutuma icyo bita conflict yongera cyangwa se amakimbirane akomeza kwiyongera, ubundi natwe dukomeze dukora ama operation yacu kuri ubutaka yiganjemo ayo gusahura ari ya maminire y'abakongomani. Buriya niyo mpamvu babakoze ibingibi di, mutagira ngo ni urukundo bafite abakongomani cyangwa se hari iki nuko u Rwanda rubafiteyo. Bo barareba bakavuga bati wenda igipindi twaherukaga gutera mu minsi yashize cyamaze kuba expired, kadushake undi muvuno duterekeho. Bagahita bicara haya bakavuga ati reka tuvuge ko u Rwanda rufite ingabo bihariya muri Kongo, ye bakameshoninga n'umubare ukagira ngo hari ahantu baba barakoreye ibarura. Ahangaha niho duhita dusanga tubonera ko babeshye cyane 3,000 di. RDF kandi ishinjwa ngo guhera imyitozo ya gisirikare nyeshyamba za M23 ngo mu kigo bivugwa ko giherereye hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo. Cyo kigo ni kidi, ikigo cy'imyitozo cya RDF cyegere umupaka y'u Rwanda na Kongo. Ntuye ku Gisenyi, studio za Kedi Official ziri handi Rubavu di. Mvi Rubavu uyu mwegege w'ishyamba ndawumva ni kavukire, ngagera za Cyanzarwe, ngagera Busasamana, ngagera Bugeshi. Icyo kigo kibahe di. Abazungu nabo haza mube murakabya murabeshya cyane. Uretse kuba wabona ingabo z'u Rwanda zidiporovinze ku mipaka hariya, icyo kigo cya training ni Mudende nta training ibera Mudende, reka icyo kigo muvuga ni ikihe? Mw'abantu mwe mujye muyobya abakongomani n'ubundi bamenyere kuyobywa, ariko ubundi Kinigi narahabaye Kinigi ikigo cya training cyo mu Kinigi hari cyo muzi mwebwe Mutaramu hariya mu Kinigi ngusuze cyane aho ngaho kuri Beka mwenyewe rwose ngutere jambo. Gira icyo bwira abazungu bari kwandika ngo hari ikigo cy'imyitozo, ubisire muri comment rwose, nushaka kwishyira mu Giswahili ndabizi ko ururimi urarudidibuza. Babwire ko rwose nta kigo kiraho ngaho mu Kinigi cy'imyitozo gitraining abasirikare b'imvetura, icyo ntacyo tuzi. Nanjye mbabwije ukuri konzi nk'ijisho ry'umunyamakuru. Ubwo rero ibi bintu mwahimbye kugira ngo Kisekedi akomeze abandikira abasinyire amasheke cyangwa se akomeza abahereza autorisation yo kuza zasoma Kivu byaranze haraho ni mwakandagira, ariko hari ibindi birombe bitaragerwamo n'intare za Sarambwe cyangwa se bidakontorwa n'intare za Sarambwe. Rwose mu byake mu bundi buryo, ariko mureke kuzana u Rwanda muri aferi za Kongo. Rwanda tumeze neza, ibyo niyo gushaka ingabo z'u Rwanda 2,000 mwazibaze muri he, mwari muhagaze he, zidiprovowinze he? Hejuru y'ubwo bufasha rero ngo guverinoma y'u Rwanda ngo inashinjwa guha M23 ubufasha bw'ibikoresho bya gisirikare birimo na drone ndetse n'intwaro zirasa indege ngo n'ibifaru. Monyumvire mwokabyaramwe, M23 kuki mwifata nk'inyantege nke? Kuki M23 mwifata nkaho ari icyama kidafite abatera nkunga bacyo, kidafite aho kigomba kuba kivana imisanzu. Hangaha muri ibeshya cyane mw'abantu mwe, niyo mpamvu ndi kubabwirana abazungu hano hari gihe babona manda rwose agiye gushirwa akavuga ati reka nongere rwose nkoze agati mu ntozi. Leta y'u Rwanda cyakora cyo inshuro nyinshi yakunze guhakana
kugira ubufasha ubwo ari bwo bwose iha umutwe wa M23. Mwibuke Perezida Paul Kagame mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'itangazamakuru mpuzamahanga akabazwa niba u Rwanda rwaba rufite ingabo muri Kongo, yasubije ko aho kubazwa icyo kibazo abamubaza batyo bakibajije impamvu yatuma u Rwanda rwohereza ingabo ku butaka bw'iki gihugu. Umvise impamvu yakabaye u Rwanda rwoherezayo ingabo nubwo narwo zayizoherezayo, namwe ubwanyu mwakabaye muzibaza mukibaza muti wenda FDLR ko yasize ikoze genocide hano mu Rwanda yakorewe abatutsi kubiri muri FARDC, eske biratuma RDF yinjira muri Kongo? Kubiri mu mipaka ihuza u Rwanda na Kongo byatuma u Rwanda rwerekeza muri Kongo koko? Kuba Tshisekedi yari yemeje gutanga territoire 3 zo kugira ngo FDLR ikorereho imipango yayo kandi territoire zegereye igihugu cy'u Rwanda, ibyo ngibyo byatuma u Rwanda rugi Kongo? Kuva Colonel Sirikovu yahabwa kurinda umujyi wa Goma birahagije kugira ngo u Rwanda rujye muri Kongo kweri? Izo mpamvu n'izindi nyinshi tutarondora mugende muzisesengura mwebwe banyamakuru mwitwa ko mukorera ibyo bitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi. Ndabizi neza ko KD Official ngo rukuntu muyumva mwashize twa translator mu matwi muke mutwumva iki Kinyarwanda tuba tuvuga mugishyire muri zo ndimi ziwanyu mwumva ibyo tuba tuvuga hano. Mbabwiye ko kuva hano hepfo ku mupaka mukuru w'u Rwanda na Kongo bita ngo ni Corniche, ugere Petite Barriere, ugere mu Karundo, uzamuke za Rutagara, wikoze hariya mu Kanyanja, uzamuke za Hehe ku Cyabwa, turinde ugera kuri za Borune, za Kabuhanga hariya. My friend, nta kigo cya gisirikare kiri hariya gitraininga. Ibigo by'u Rwanda bitraininga biba kure cyane n'umupaka w'u Rwanda. Icyo kintu muzayikora bushaka nizo zaga ko zegereye Burundi, ahubwo nizo zagabiro zegereye ewa nuwa ngo u Rwanda my friend mujye mureka kuruzana muri diru za Kongo muma mushaka mu by'ukuri gukuramo intonge zanyu, ariko kuzanamo u Rwanda ahanga leta ya rwose mumukoze mu bwongo. So ni kenshi rero ni Perezida Kagame bakunze kugaragaza ko Kongo nk'ikibazo ku mutekano w'u Rwanda ahanini bitewe n'imikoranire ingabo z'iki gihugu zimaze igihe zifitanye n'umutwe wa FDLR bahuje umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kongo rwose mu byibuke witwa Chiromba avuga ati dufite ubushobozi bwo kurasa Kigali twibereye Goma. Bukeye mu gitondo M23 ko se baraniye mu vetura koko. Ira operation rero njye nyigiraho ikibazo. Ira operation yakozwe na drone. Ikazi karasa byasuko ibi byagiye hariya ku kibuga cy'indege karasa abasirikare ngo bari bahuruye. Ragaro nigeze kubona kuri TikTok, ndatekereza abakozi ba KD Official namwe mwarakabonye bavuga bati ikibazo cy'abanyafrika barabwira ngo hatagira umuntu n'umujya hanze, atabantu mwese mugahita musohoka mugiye kureba ko nta muntu uri hanze. FARDC rero yumvishe ikitwa nabaseke ba FARDC bari hara ku kibuga cy'indege hari igoma ku Preni, babonye ikitwa radar zivuyeho barasohoka bagiye bose basohokera cyari ngo bagiye kureba igitumye zivaho. Ariko FARDC muranyica mu gusohoka rero icyo gikunjuko kumbe drone zarekuye ikintu cyitwa impamba mw'abantu mwe kiriya kibuga cy'indege cyagwe mw'abasirikare ririya joro. Buriya nuko abantu bacecetse Kongo buriyo wayihumije ntago ivuga, uretse gufata umwanya ikabanza ikajya mu kiriyo ewa niyo yabona amakuru yaho kuri kwatura ukuri ntago igutanga upfa kwa wayikanza ababaza. Kongo buriya nubona ifite ivuze uzamenye ko batayihannye, muzabigenzura. Iyo M23 yabihanije ntuzigera ubona witwa Micombero yandika bwa bunyamakuru bwitwa bwatazama, muzabusure buhita bwandika kuri equipe nationale yitwa ngo ni Leopard di Congo. Ntibaba bashaka kwerekana ko ari n'urugamba rwabaye. Igihe muzabona bari kwandika ku kintu kijyanye n'urugamba muzamenye ko M23 nta kintu yabatwaye. Nge ndabazi maze kubamenya abatara muturaziranye. So icyo gihe rero kuko babawumije mw'abantu mwe uretse Micombero wanditse saa 11 nagiye kwatsa telefone mbona rwose Micombero notification yo kuri nuze kuri Twitter ingezeho
ati hari ibisasu byarashwe ku kibuga cy'indege, atariko turacyakurikirana, ati gusa turacyakora haracyakorwa iperereza ngo hamenywe icyateye ibyo bisasu ndetse n'ibyangirijwe. Kumbe bakanza habaza Micombero nawe gusiga kurikira KD Official ngo itanga amakuru ngo y'ubutasi. Uyu munsi nawe na drone yanjye yakwiriweho ukatujya sake yakurebaga buriya nuko naze kukuripura, ejo bazabona uko uri gutanga udufoto hariya twaharaza mu bambiro na hehe ubeshe nguri za madimba kandi atariko biri. Uyu nasigaye yarabaye igikoresho mw'abantu mwe. Uyu munyamakuru ewana FARDC imwizereramo ku rwego rw'uko mu by'ukuri itizeramo n'abakoroneri bayo. Rumva ko itangazamakuru mw'abantu mwe mujye muryitondera. Niba witwa Kirimwamba avuga ati Micombero nyarukira sake nyaboneka utanga amakuru bose atangwa nabi, nyarukira hariya mu Kimuka Prito Bokibaya naho ugira ibyo kamera. Urumva ko uyu mugabo rwose ari gufasha cyane bamwe mu bayobozi bari hano muri Kongo urugamba rwananiye. Hanyuma rero mbere ko tujya muri uyu muhango ako se manze nkujyemo mbere ko njya kubyi drone drone yaje drone zatangiye kumenyera ikire cya M23. Mwibuke ko iyo drone zatangiye gukerakira muri ibi birere gutya haba hagiye kuba urugamba my friend. Izi ziba zirimo zirafata amakuru y'ubutasi isa ku isaha. Rero bya bitero tumaziye tubateguza mushobora kumva bibaye. Izi drone tumaze nk'imisi 4 cyangwa se cyumweru ku bantu bakurikira KD Official tuzigarukaho, kandi higanjemo iza Blackwater ngo zifite umwihariko nejo twazigarutseho. Mbere ko tugaruka ku byi drone reka tubanze tujye hariya Bunagana mw'abantu mwe, by'umwihariko muri Rucuro aho hasojwe amasomo y'abakada cyangwa se abakadre b'icyama cya M23 cyangwa se AFC M23. N'abagabo bashika ku bihumbi 8 bagabo n'abagore bari hariya bahamaze iminsi itari mike bakora training ahitwa za Nyongera. Ariko uyu munsi amasomo yabo yapfundikiwe, ndetse uwitwa Colonel Nanga niwe wari umushyitsi mukuru muri ibi birori. Uyu muhango rero wabimburiwe n'urugendo rwavuye Nyongera, aho rwose aba bakada barangajwe imbere n'abaviongozi bakuru bo mu cyama cya M23 na AFC bari imbere bagaragiwe n'abashinzwe kubarindira umutekano. Hagakurikiraho aba bakada baririmba indirimbo zifite ubutumwa buremereye, harimo za zindi z'igiswahili zivuga ziti iyi Kongo itajengwa na sisi wenyewe, bavuga bati kibonge cha nini ati vijana. Za ndirimbo nyine za kera zituma abantu nyine bamenya ko hari kigiye gukorwa. Urugendo rero ngo rwa rugendo rw'ikizere, kandi rukaba ari urugendo rukaba ari urugendo mu by'ukuri rwo kongera gukangura no gutanga message ko AFC ihagurukiye mu by'ukuri kugera mu bice byose bitandukanye. Ndetse hakaba haterwaga n'intero zivuga ngo n'ibitero bivuga ngo Tshisekedi agomba kugenda aveho. Chilombo uri kurya mugasinzira, ibi bintu biri gukorerwa muri Nord Kivu kweri? Urabona n'akantu gatoya. Uru rugendo aho mwenyewe Colonel Nanga yashizemo darubindi simwe bitango ni fime, abitwa ngo ni ba mwenyewe uri ngoma bafunze ikitwa full combat, abitwa ngo ni ba Oscar ewan rwa rugendo M23 kabisa yarimo itanga message iremere cyane. Ariko hagaragayemo agasha kuko hagaragayemo intama y'ibara rimwe ryera y'umweru. Intama y'umweru buriya nta kinyarwanda ifite kihariye. Amabara y'intama, amabara y'inka yo arazwe. Ayi intama yo bimeze bite ku bantu boroye intama? Gusa ni intama y'umweru. Mwibuke RPA ubwo yazaga kubohoza u Rwanda, hari ifoto itajya yibagirana abenshi batazi na sembole y'iriya ntama
ijya igaragara ku mahe cyangwa se ku basirikare ba RPA bari kumwe n'iriya ntama. Uyu munsi wa none rero amateka y'iriya ntama yongeye yagarutse. Ku rundi ruhande baravuga bati nyamara mwitonde, amateka ashobora kuba agiye kwisubiramo, ati kuko intama ubwo RPA yazaga gukuraho ubutegetsi bubi cyangwa se ingoma mbi ya Habyarimana, ati intama yari ihari kandi hari ikisobanuye. Ibi rero mwabantu mwe komantere zera muri Kongo bari kuvuga bati sureba n'u Rwanda, intama rero yatumye none ikibazo cy'u Rwanda na M23 gifata n'intera. Abakongomani bagiye mu archive, nimba bari kujya kuri za Google bakazana amafoto bagakompara intama ya RPA n'iya M23. Intama mu binyamakuru y'abakongomani yabaye intama, ariko ku rundi ruhande baraga kari amashusho meza cyane, intare za Sarambwe zirangajwe imbere na mwenyewe Colonel Nanga batambora mu ngendo rwose ya gisirikare cyangwa se ya kijeshi, mwendo wa kijeshi, matembezi ya kijeshi. Ubona ko ari abagabo bari baberewe cyane, ariko mwenyewe yageze afata ijambo bageze Rucuro centre, aravuga ati ni twebwe ubwacu tugomba kubohora iyi Kongo, ati Tshisekedi doit partir, agomba kugenda. Ni message yatanze mu ndimi eshatu: Igiswahili, Iringara n'Igifaransa, le français. Igifaransa buriya ntabwo uvuga cyoroheje ngo le français. Abantu bavuga Igifaransa hagomba kugikaraga le français, ntabwo ari le France kandi ukoroheje oya. Byo ngibyo ni ibintu byo mu Byongereza aho ngaho mamunyereza, Igifaransa ugomba kukivuga ufite stamina. So maginga rero na makuru dukomeje kugenda dukurikirana, dore ko bari abantu benshi cyane, urumva abantu 8,000 ni benshi, ariko nanone haracyari abandi bari kwiga. Icyo dukeneye kumenya no kubaza ni ukumenya niba izi training zizakomeza, kuko urumvi iki ni cyiciro cya mbere, ariko bamwe batangiye kugera kure bakavuga bati noneho kera kabaye umujyi wa Goma ushobora kuba ugiye gufatwa, ati kuko aba n'abantu bagomba gukora icyo bita impinduka ku migendekere y'urugamba, wabyanga wabyemera, dore ko ari abasore n'inkumi baturutse muri province zigiye zitandukanye zigize iki gihugu cya Kongo. Uko niko situation imeze maginga ya aho rwose bakubwira bati byanga byakunda Tshisekedi agomba kugenda. Niko bimeze. Cyakora cy'urugendo n'aya madiskuru yagiye afatirwa avugirwa hariya, tuzagira umwanya uhagije wo kuyagaruka ku munsi w'ejo. Gusa icyo mukwiye kwa mwamenya nuko Colonel Nanga akubwira ati urugendo ruratangiye rwo kubohora Kongo muri rusange. Ati kandi twebwe ubwacu nk'abakongomani nitwe tugomba kugira uruhare mu kubaka Kongo izira amacakubiri, izira umwiryane, izira ubujura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Tshisekedi rwose ibintu biri gukorerwa mu gihugu cyawe nakamaramaza. Ubundi nubwo ububeshya abakongomani ugira ute nute, mu by'ukuri Tshisekedi ntacyo uriho. Buri umgengo biri gutegurirwa mu mashyamba ya za Uganda, cyangwa se imihango iba yabaye ngo iri kubera za Uganda, nabyemera pe ko Tshisekedi ntako utagize. Umwengo we nagiri gutegurirwa mu mashyamba yo mu Rwanda, aho ngaho nabyumva. Ariko M23 irategura ibirori iwawe ndani mu gihugu, ufiteho uburenganzira 100%, ufite drone, ufite Tshisekedi urugamba rwaragutsinze rwose. Ariko njya nkora ikiganiro mu Gifaransa wenda wumve ibyo tuba tuvuga hano. Kedi official urayizi, niba utanayizi ndatekereza bamwe mu ma intelligence yawe ajya kuri reporting ibyo twatangaje. So biteye ikimwaro ko mu president muzima ushobora kuba yicaye mu cyumba muri salo, niko nyirurugo ubaye wicaye mu cyumba, umujura akaza muri sari wawe agacana televiziyo akagira utakajya mu tubata agakina za PlayStation yari. Ubwo ko kiyo nzu yaba ari yawe cyangwa mwaba muyisangiye? Mwabantu mwe, iyi Kongo nubwo tuvuga ngo ni nini pe, ariko ku rundi ruhande M23 yamaze gukanda hababaza uyitwa Tshisekedi. Ntabwo byumvikana iyo
M23 iragenda igategura icyitwa press conference mbere yuko iba hafi missing, bakaba babitangaje dufite inama naho izabera location, bakakubwira wamara ugakangisha abantu ufite drone. Ibi bintu rwose Kirombo ntukajye ubeshya abantu. Irakubwira ati twebwe turasoza amahugurwa y'abakadere bacu. Kisekedi nk'umuntu ufite inzego z'ubutasi zikora ababizi mbere yuko twe tunabimenye. Kirombo rwose none murebe ukuntu batambukaga muri ya mihanda ya za Rucuro ikivunge. Hamara ukabeshya bakongomani ngo wazanye ngo sukoyi ngo ugiye gushyira iherezo ngo ugiye kurwanira nyuma, wahaye amafaranga bazarendo zikirira zikajya zigasura mu buzima busanzwe. Umurusi ukamereza ibiromba gacukura mu gihe wenda ukiriho, ugahereza izo za blackout nyine nazo zigacukura, ubundi nayo baba ukabyibuza ukagira icyacu mu uvana mukavuga ati mujye mu verisa naya, mu gihe mu by'ukuri M20 na FC bataragera Kinshasa. Ko bigaragara ko urugamba rwagutsinze taramuri tadikedi ntangiye kubihanura umugabo byararangiye. Nkurikije uburyo M20 itegura ibintu hari ikabishyira mu bikorwa kandi yitwa inyeshyamba, hano filimi yarizinze. So tuzakomeza kugenda tubagezaho aya makuru yarajyanye n'uyu muhango M23 yakoze wo gusoza amasomo icyiciro cya mbere mu by'ukuri cy'abakada hariya birumvikana n'inyongera. Ariko nanone mureke tugaruke kuri drone n'ubundi ya coalition ya FARDC yagaragaye mu kirere cya Kibumba iri gukora icyitwa ubutasi, ariko iza kuraswaho ku buryo bukomeye cyane na M23. Amasasu mwumvishe ku isaha 3:05 z'amanywa kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu yari amasasu barasaga kuri drone ya FARDC yari yinjira ikirere cya M23 hariya muri Kibumba. Izi drone rero ndi kuzigeraho mw'abantu mwe avuge nti no kwitonda cyane, kuko bakubwira ko drone umuchina yazanye zifite ubushobozi burenze bwo yari yohereje mu cyiciro cya mbere. Izi cyiciro cya mbere M23 yakubise hasi, ngo niyo mpamvu bazizana mu pengeridi babanje kuzana 3 barongera ubungubu bunge M23 zirasa zose bazanye izindi. Bure ngo nukugira ni nkaho ziri muri test, ngo nuburyo bwo kugira ngo bajye bareba intege nke zazo bakore amelioration cyangwa se bazongerera ubushobozi. Izi zije rero nituzi ngo bongeremo ubuhe bushobozi, ariko ku rundi ruhande KD official turakomeza ducukumure tunakurikirane vuba cyane. Tuzababwira ikinyuranyo kiri hagati y'izi drone zaje nubwo zose ari zo mu bwoko bwa CH-4, ariko ngo harimo itandukaniro, kandi iryo tandukaniro baryongereyemo nyuma yuko M23 package yari yabashe kuzishiririza. So umunsi wa none rero twamenya amakuru ko ku isaha 3:05 n'ubundi mu kibaya drone rwose yagize ikirazamuka yikoza muri area M23 irimo, cyakora cyo baza kubimenya. Ariko ngo ni drone n'ubundi yari turutse mu cyerekezo cya Rucuro, nubwo itagezeyo indani, ariko amakuru dufite yari turutse muri area mu gice cyerekera Rucuro. Ntabwo yavuye Goma ngo izamuke ikibaya, ahubwo ishobora kuba yakasigaca za Kicanga ikagaruka hano za Tongo, then yagera Kibumba igasanga bayiteguye bagatangira kuyiharasinga. Bayirasheho rero iyi drone, ariko ntago bayihanuye gusa, bayirashishijeho imbunda nyinshi cyane zirimo hari ukuntu ngo iyi drone ubundi uyo bashaka kuyiharasinga paratuni irasiraho icyarimwe kugira ngo kuko ntubo yireba, uretse kumva moteri iri hejuru yawe akenshi ngo ntago uyireba. Niyo mpamvu abasirikari bafata nka paratuni cyangwa se company bagatunga mu kirere bakarasayo iyo badashaka kuyihanura. Nibuke ko M23 ifite zimwe mu mbunda zizewe cyangwa se zifite ikoranabuhanga riteye ubwoba ku buryo guhanura drone ni ibintu byoroshye cyane kuri. So uyu munsi rero birwanyeho bagerageza kuyiharasinga cyangwa se kuyirasaho, ubundi itaha. Ariko nubwo iba yatashye iba yafasha amakuru, attention, iba yafasha amakuru, umwanya mwafashe wo kwitegereza iba yakoze byinshi. Ikindi izi drone mw'abantu mwe ziba zifite ubushobozi buhambaye, ishobora kuba itari no mu kirere cyawe, ariko kubera ko icyegereye kuba yakabuta amakuru ariko kiberamo bikayorohera cyane. Ni drone kandi zifite ubushobozi bwo gufata amajwi y'ibiri kubera ku butaka, zikaba drone zishobora kugaba igitero, zikaba na drone zifirima zifata amafoto n'utu video.
umva ko izi drone ntabwo zoroshye cyane, ariyo mpamvu M23 ikwiye kuba igira byinshi itayarisha cyangwa se ishyira ku murongo, cyane cyane ko mu by'ukuri isaha ku isaha dushobora kumva bya bitero bita ngo ni operation simultane bitangiye, bitewe nuko twagiye twumva ingabo zarunzwe hano Goma n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Twagiye twumva abarundi ku munsi w'ejo bagera kuri 700 bageze mu Gunga, twumvishe FDLR zagiye ziva mu bice bigiye bitandukanye bya za Rucoro na Masisi. Aba bose bakusanyikiye hano mu mujyi wa Goma. Cyakora cyo drone ya KD Official uyu munsi yiruye haraza Rusayu, umunsi wa none ejo nzabaheza imiripoko yo muri Rusayo mbabwira buryo ki FDLR nginzari zimereye nabi, za FDLR zavuye za Petit Masisi, za FDLR zavuye za ahitwa kwitabi, za FDLR zavuye za nihehedi za Karenga. Izi zose ngo zibyagiye hariya Mugunga Pritono Rusayu, ngo zirirwa zicisazi mu jisho, ziri kotsa utugori, iziri kugira utenute, mbese ningegira ziraho ngaho. Cyakora cyo murabizi neza kari babihemu kugeza ubwo drone yanjye mbwiye tariko sekedi ibi bigabo ko M23 iri hakurya nibisunika bikaza nka za Kibati cyangwa se Kibati, muzazakira mu Rwanda muriteguye. Bimeze bite nti mwana wa mama no kuyanga amaso? Ni cyakora cyo mu Rwanda nago twanga abashitsi, ubwo nyine nabo bafite aho bari gutekereza bazakorera Wizero gusa, ariko ngo barebye batakaje morale, nta morale bariho, bameze nyine nk'abiteguye gupfa isaha n'isaha. FDLR rwose muri mukamashu tabize yabiri kunyumva rigiye bijya binyandikira hano witwa Cengerero ndashaka kuzavenya raka yawe muri FDLR kuko message zawe ndabyibuka nkiri kwa Eugene waga wandika, nabonye no kwa KD Official waduhagurukira ukuripura Cengerero rwose yaragarutse. So ni update rero, mureke duhinira ahangaha, tuzagaruke ku munsi w'ejo tubabwira uko situation imeze. Ni umutaramu wanyu Ritadi KD, hanyuma kandi ni KD Official. Bye bye.